ahanga nk'uko rero nanone ntange mbasuza mbashimira uburyo ki mudawema kutugaragariza urukundo mukunda ibiganiro aho tubagezaho umunsi ku ubundi. Ese waba wifuza cyangwa se ushaka gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se sex muri rusange, dukurikire kuri kunyaza sex asigaye ubashe gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ubonye cyangwa se ari ubwa mbere ubonye video zacu, bya byiza ukanze subscribe yewe ukamanuka agato ugakanda no kunzogera kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro byinshi tuba twaguteguriye umunsi kundi, dore ko amagara aseseka ntayorwe. Nongeye kubaha ikaze none. Ese wakwibaza ngo iminota yo gukora imibonano mpuzabitsina ningahe? Buri wese yakwibaza kuko ari ibintu byakubaho nawe ugasanga muri make hari byinshi utari guhuza n'umukunzi wawe, akubwira akongera nawe umubwira ko udashoboye kongera. Ese waba uzi iminota ushobora gukora imibonano mpuzabitsina mwese mukanyurwa? Nongeye kubaha ikaze nanone. Abantu bibaza ese igikorwa cyo gutera akabariro gishobora kumara iminota ingahe, kuko hari n'abazi ko kurangiza nyamara ariko kuba urangije igikorwa cyo gutera akabariro. Wakwibaza ese ni iminota 2, 3, 30, 5, isaha? Komeza utega amatwi uduhange n'amaso asigaye ubashe gusobanukirwa ese ni iminota ingahe nyakuri ushobora kuba wakora iki igikorwa. Nubwo ari ingenzi, umuntu ntakwiriye kwishimira nuko amaze igihe kirekire abikora, ahubwo yagakwiye kwishimira nuko yabikoze. Muri make urumva ko niba yabikoze neza biruta kuba yabikoze igihe kirekire ariko yabikoze nabi. Gusa reka nkomeze nkumvishe iyi video asigaye ubashe gusobanukirwa ku buryo bwimbitse. Urubuga REBA rwandika ku mibanire ndetse no ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina rugaragaza ko abagore benshi batishimira umugabo urangiza vuba, ariko bakanibaza iminota nyirizina icyo gikorwa gikwiye kuba cyamara. Ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Brendan Islech, akaba inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe wa Zealand, aha ni muri Australia, dore ko yabukoreye ku bantu 500 bubatse ingo. Yagaragaje ko iminota nyayo yo gukora iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ari hagati y'amasegonda 33 ndetse n'iminota 44. Impuzandengo ya buri rugo muri zo ngo zabajijwe, umwanya bamara muri icyo gikorwa bwagaragaje ko ari iminota 5 ndetse 4. Gusa uwo mushakashatsi ntiyemeje ko iki igikorwa ariyo minota nyirizina gikwiye kumara. Ibyo kandi bikajya guhura n'ubundi bushakashatsi bwari bwarakozwe muri 2008 bwarakozwe n'umunya Canada, bwerekanye ko umwanya muto abantu bamara barimo bakora imibonano mpuzabitsina ari hagati y'umunota 1 ndetse n'iminota 2, akaba ari hagati y'iminota 3 ndetse n'iminota 7. Yagaragaje ko abeshi iminota bashobora kumara cyangwa se umwanya bashobora kumara ari hagati y'iminota 7 ndetse na 13. Umushakashatsi avuga ko gupima igikorwa igihe kigomba kumara ari ukwibesha, kuko iki igikorwa muri rusange bigoye kuba wamenya iminota akigomba kumara. Akomeza avuga ko icy'ingenzi atari uko cyamara iminota myinshi, ahubwo ari uko kigomba gushimisha abagikoze bombi, aho kumara igihe kirambiranye. Akomeza agira ati hari ubwo abikora vuba bashobora kubiryosha kurusha abamara isaha yose. Ngayo nguko rero nawe ugomba gukora ubushakashatsi bwawe asigaye